turabashuje cyane mwese mudukurikiye hirya no hino mu gihugu. Nkuko mutubona turi Joker ndi Shaddai, tumaze iminsi tubaganira ku bigendanye n'amakuru menshi nkuko dusanzwe tubikora ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uyu munsi tugiye kubaganira ku isuku mu bigendanye n'imihango. Niyo mpamvu twatumiye umutumirwa uri buze kutuganiriza ese isuku mu mihango ikorwa ite, icyiza cyayo, akamaro kayo nakahe. Reka muhe umwanya atangire, muhe ikaze hano kuri Joker, atangira twibwira. Tuguhaye ikaze hano kuri Joker. Murakoze cyane. Wakwibwira abadukurikiye? Nitwa Mwikirashema Prince. Yego. Haba naje nk'umuntu ugiye kuganiriza abadukurikira. Yego. Ibijyanye n'imihango, isuku umuntu akwiye gukora igihe ari mu mihango. Yego. Tumva turaza kugenda twungurana byinshi, turamenya byinshi ku bijyanye n'uburyo umuntu yakikorera isuku mu gihe ari mu mihango. Reka duhere kuri ayo magambo abiri. Imihango ni iki, isuku ni iki? Kuki ari ngombwa ko noneho abantu bagira isuku ihagije mu gihe cy'imihango? Ndabisobanura nk'uko ubibajije. Yego. Ndabikurikiranya gutyo. Imihango wenda nivuga ntago navuze ko nkunda kuba inshuro nyinshi ndi mu bintu bijyanye n'ubuzima. Yego. Rero imihango ni ibintu biba ku mukobwa. Yego. Ku buryo azana ibintu bitandukanye biturutse mu myanya ndangagitsina ye, bikabaho igihe muri nyababyeyi hiyubatse hategereje igi, noneho iryo gi hatabaho icyo twakwita nko kwihuza kw'intangabo n'intangore, ugasanga hantu hiyubatse harasenyutse. Iyo hasenyutse rero bya bindi byari bitegereje ko umwana azabamo, umwana ukurira mu nda muri nyababyeyi y'umugore azabamo, birasenyuka. Iyo bisenyutse bigenda bimanuka binyura mu myanya ndangagitsina y'umugore. Uko bisohoka rero nibyo twita imihango. Biraza bikagenda biza ubona ari nk'udutonyanga cyangwa se utuntu turimo ibintu by'amaraso, biba biturutse muri nyababyeyi y'umugore cyangwa se umukobwa. Icyo ngicyo twakita imihango. Noneho rero isuku muri rusange, isuku ni uburyo umuntu yakwitaho cyangwa se yakora ikintu cyangwa se yakita ku kintu kugira ngo gise neza. Twavuga wenda kibe kirinzwe ibintu bitandukanye harimo mikorobe n'ibindi. None rero isuku mu mihango ubwo ni ikintu umuntu yakora kugira ngo cya gihe ari mu mihango aze kuba afite, navuga ngo afite iyo suku maze gusobanura. Yego. Urakoze cyane Prince. Nubwo uri umusore, ndizera ubana n'abakobwa, usibye no kubana nabo uri n'umunyeshuri wiga ubuvuzi, aya makuru uyazi cyane. Ese noneho ni ubuhe buryo umukobwa uri mu mihango cyangwa se umugore uri mu mihango yakoresha bwamufasha kugira ya suku ikenewe yo mu mihango? Murakoze cyane. Ngira ngo wenda nk'uko wari ubibajije, hari uburyo umukobwa yakoresha kugira ngo agire ya suku tuvuga yo mu mihango. Ikintu cya mbere, umukobwa akwiye kwita gukora isuku y'umubiri rusange. Gukaraba, ubundi tubwirwa ko cyangwa se ni byiza ko umuntu byibura yakaraba nibura 2 ku munsi. Ari mu mihango. Ariko bitabujije ko yanakaraba 3 ku gitondo, saa sita na nimugoroba. Ariko mu gihe saa sita bidakunze, nibuze karaba mu gitondo ndetse na nimugoroba. Gukaraba neza umubiri wose. Ikindi, igihe uri mu mihango ni byiza ko wakoresha
udutambaro tw'isuku. yego Udutambaro umuntu akoresha harimo udutambaro ku bantu batabasha kubona ibi niza kuza kubabwira nyuma. yego Udutambaro umuntu ashobora gukoresha tukaba twarinda ko bya bindi bisohoka bivuye muri nyababyeyi y'umukobwa cyangwa se y'umugore, ubwo aribyo twita imihango, biba byasohoka bikagwa hanze cyangwa se bigakwirakwira hanze. Ni ukuvuga ngo twa dutambaro turaza tugafata tugakusanya ibyo byose bisohoka tukabirinda ko byagwa hasi. yego Ikindi ako gatambaro birumvikana ko ugomba kugakoresha ariko kakagira n'isuku, kubera ko n'agatambaro udakoresha rimwe ukajugunya. yego Agatambaro gasanzwe. Ariko igihe udakoresha n'agatambaro, ubwo ku bantu bafite ubushobozi bwo kugura ibyo twakwita amakotegisi, yego urazikoresha. yego Kotegisi ukaba wakoresha kotegisi ukayambara ku buryo wambara kotegisi igukwiriye. yego Noneho ya mihango yaza ntibe yaca ku ruhande ngo igwe hasi, ahubwo ikaza igafatwa n'iyo kotegisi. yego yego si n'ibyo gusa rero, hari ushobora gukoresha iyo twita udukombe tuba twakusanya iyo mihango yose, ukaza kugenda ukayimena, ukongera ukatwoza, ukongera ukadukoresha. Ndetse kandi ni byiza ko mu gihe ugiye kwikorera isuku nk'umukobwa, yego ugiye kwikorera isuku, gerageza ubanze ukore isuku ku ntoki zawe, kubera ko ushobora gusanga za ntoki zawe zirimo mikorobe. yego Izo mikorobe ukaba wazikoresha navuga ko yasuku ugiye gukora ahubwo ugiye guteza ibindi bibazo byinshi. yego Ngira ngo wenda n'ibyo ngibyo, ibindi nshobora kuza kugenda mbivugamo uko dukomeza ikiganiro. Reka tugaruke ku bintu bibiri uvuzeho, hari udutambaro, ikindi uvuze kitari kimenyerewe ni udukombe. Ese utwo dutambaro dukoreshwa dute? Batwambara dute? Niba se batwambara, wavuze kudukoresha, umuntu wa mbere wenda utarajya mu mihango wamusobanura se adukoresha ate? Utwo dukombe se adukoresha ate? N'iyo kotegisi tubwire. Duhereye kuri kotegisi. yego Kotegisi zirimo atandukanye. yego Harimo kotegisi ziba zifite ingano y'abantu batoya, yego kotegisi zifite ingano y'abantu bisumbuyeho, ndetse n'abanini cyane, ababyibushye. Bivuze ko izo zose ziba zakozwe mu buryo zizabasha, navuga ngo, gukwira abantu bari mu ngeri zose zitandukanye. yego Izo rero kuzambara, urayambara bitewe n'uburyo uzi ikigero cyawe cyo kuva kingana. Kuko hari umuntu usanga azi uburyo avamo mu gihe cy'imihango, kuvuga ati nge nzagura kotegisi imeze gutya. Noneho akaba azi ko ari na kotegisi ishobora kubika ibintu igihe kirekire, cyangwa se ikabika ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo amakotegisi agiye ari muri ubwo buryo. Kuyambara rero n'ubundi akenshi ni ukuyambarira imbere y'umwenda w'imbere. Ego kimwe rero kotegisi ndakoresha kimwe na kagatambaro. Icyo ukora kuri gatambaro ni uko iyo ugakoresheje ko mu imbere y'umwenda w'imbere ugakoresha, icyo ukora gitandukanye na kotegisi. Kotegisi umara kuyambara ukayijugunya, ahabugenewe, ariko uwo mwenda we umara kuwambara igihe runaka cyashira, ukawambura, ukawumesa, ukawanika ku zuba, ubundi ukaza kuwutera ipasi, noneho ukongera ukawukoresha. Ni ukuvuga ngo urakoreshwa inshuro zirenze imwe, kandi uwambarira imbere y'umwenda w'imbere, cyangwa se icyo dukunze kwita amakariso ku bakobwa, ariyo bakunda gukoresha. Yego. Ikindi rero ku dukombe, udukombe ko umuntu agashyira mu gitsina cye, ubwo ni umukobwa. Noneho iyo agashyizemo, hari uburyo gateye, ntabwo nakazanye no kugira ngo nereke abadukurikiye, ariko ni ukuvuga ngo iyo karimo kabasha kubika bya bintu byose bishobora kuba byasohoka bikajya hanze, ahubwo bikajyamo. Noneho rero umuntu iyo arabyumva, iyo kuzuye cyangwa se mu gihe runaka, arakambura, agatunganya, akakoza neza, ubundi akongera agakoresha. Yego, ngira ngo nk'uko abivuze, utwo dukoresho twose abatekinisiye bacu baradufasha, batubereke mu mashusho. Uraza kubona utwo dutambaro, ubone kotegisi ndetse n'utwo dukombe, n'ubwo buryo yavuze ati udukoresha. Aha bitumye nibaza, ese hari
uburyo ki hari ikintu umuntu ashingiraho ajya guhitamo uburyo akoresha mu bigendanye n'imihango? ubwo ushatse gusobanura gute? Nshatse kuvuga niba hari icyo umuntu aheraho ahitamo, niba arakoresha izo kotegisi, niba arakoresha utwo dutambaro cyangwa niba arakoresha utwo dukombe, ikintu umuntu yashingiraho ajya guhitamo ubwo buryo, cyangwa byose biterwa n'amafaranga umuntu afite? Hari ibintu umuntu ashingiraho. Yego. Ugiye gukoresha kotegisi, gukoresha ibyo bitambaro se, ku dukombe, ushingira ku bintu byinshi. Ikintu cya mbere nk'uko wari ubigarutseho, hari amafaranga. Yego. Kubera ko ari udukombe turagurwa, Yego. ari kotegisi ziragurwa, Yego. ndetse n'udutambaro natwo turagurwa, Yego. kimwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ikintu cya mbere ugomba kureba amafaranga, ingano y'amafaranga ufite, niba uzabasha kujya ugura kotegisi buri munsi ugakoresha kotegisi, cyangwa se bitewe n'amafaranga ufite. Yego. Ikindi kintu, uzagendera ku buryo wumva wisanzuye kuri ubwo buryo wahisemo gukoresha. Yego. Tuvuge ushobora kumva ko guhora ufite kotegisi mu gakapu kawe uzigendana utisanzuye, Yego. ugahitamo gukoresha agakombe, kubera ko gashobora kumara gashobora gufata igihe kinini ugereranyije na kotegisi. Yego. Cyangwa se ukumva ko ka gakombe kakubangamiye, kuba karimo kakubangamiye, ko kari mu myanya y'ibanga mu gitsina. Yego, kakubangamiye. Yego. Kuvuga ati kubera ko kambangamiye, reka mpitemo gukoresha kotegisi, kubera ko nzaba numva ko bimeze nk'umwenda bisanzwe. Yego. Ikindi, ushobora kubona ko bya mafaranga bigoye. Yego. Ari nabwo buryo bwagiye bukoreshwa kenshi na kenshi mu gihe cya kera, kotegisi itarazaho. Yego. Cyangwa se nanone ababyeyi bacu, ba nyogokuru bacu bakoreshaga udutambaro. Ugakoresha agatambaro, ukagakoresha nk'uko nari nabigarutseho nkitangira, noneho ugahitamo ugakoresha. Ikindi kintu rero, hari igihe usanga hari uburyo ushobora gukoresha ugasanga burakongerera ibibazo. Yego. Hari ukugira wenda ibibazo kumva uri kuribwa haba hagati y'amaguru, ukagira icyo twakwita nk'amareriji kuri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo nabyo ugomba kubyibandaho ukareba, ese buno buryo ngiye gukoresha ntabwo buntera ibibazo by'amareriji? Yego. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo ugenda ugenderaho. Aha bitumye nibaza ngo ubwo buryo bwose yakoresha, ese umuntu abuhindura kangahe ku munsi? Murakoze cyane. Ku kijyanye n'uburyo umuntu ahitamo guhindura uburyo akoresha yikorera isuku, biterwa. Harimo umuntu uva cyane. Yego. Uva cyane, ashobora kuva cyane bitewe n'icyo gihe harimo amastresi, ibindi bibazo byo mu miryango n'ibindi, cyangwa se akava cyane bitewe n'imisemburo iri mu mubiri we, iri kuva n'umubiri we. Yego. Ntabwo rero turi bwibande cyane mu misemburo, kubera ko biragutse cyane. Yego. Ariko abadukurikira bamenye ko umuntu nagera igihe cyo kuva cyane, hari igihe ava cyane bitewe n'ayo mastress, Yego. cyangwa se akava cyane bitewe n'imisemburo yavubuwe n'umubiri we. Yego. Rero kubera ko abantu bava bitandukanye, ni byiza ko umuntu ahindura agendeye ku kumenya ingano y'uburyo yavuyemo. Yego. Ariko ubundi batubwira ko, cyangwa se biba byiza iyo uhinduye nibuze nyuma y'amasaha 4 kugera kuri 6, Yego. ugahindura kotegisi cyangwa se kagatambaro uri gukoresha. Ariko mu gihe bidakunze, hari igihe ushobora gusanga amafaranga ari makeya. Ni byiza ko ugendera kuri cya kintu cyo kuvuga ngo mfite ndimo ndarekura imihangana gutya, ndi kumva kotegisi yanjye itaruzura, cyangwa se agatambaro mfite kataruzura, reka mpitemo mbe ndetse nze guhindura nyuma y'amasaha wenda 8, cyangwa se impindure 2 ku munsi. Yego. Kandi ngaruka ko niba umaze guhindura, ibuke ko ugomba gukora isuku. Ugakora isuku, ugafata akantu wenda ngira ngo abadukurikiye bazi ko twita toilet papers. Yego. Bashobora kuba babizi. Byiza ko wagafata ukagahanaguza, ukabanza ugahanagura intoki zawe, ndetse kandi ugahanagura mu myanya y'ibanga, kugira ngo uwo mugeni wambare indi kotegisi. Kwirinda ko haba hasigayeho bya bindi byaturutsemo imbere muri nyababyeyi.
yego. So, inshuti mukundwa, urumva ko ugomba nibura guhindura bigendeye ku ngano y'imihango wari gusohora cyangwa se uri gutakaza. Bivuze ngo ntabwo bigira igihe cya nyacyo, ariko hanyuma y'amasaha 4-5 wabasha guhindura kotegisi ya cyangwa se utambaro tw'imbere cyangwa se agakombe kawe bitewe n'icyo wahisemo. Ni izihe ngaruka rero zishobora kugera ku muntu utagira isuku ihagije mu mihango? Unatubwire ese ku bantu bashobora kuba bagira ikibazo cy'uruhu cyangwa se bitwita allergie, ku bikoresho bimwe na bimwe by'imihango wabagira nama ki? Murakoze cyane. Muganga Benjamin, kuzana kino kibazo ni byiza cyane kubera ko umuntu udakoresheje neza uburyo bw'isuku ngo abukoreshe neza mu gihe cy'imihango, nibyo agira ibibazo bitandukanye. Ikintu cya mbere ashobora kugira no kuba yagira ama infection. Ngira ngo wenda abakobwa, abadamu badukurikiye bazi ibijyanye n'ama infection, cyane cyane ama infection yo mu myanya y'ibanga. Yego.